kandi ni umwizerwa, azi gukoresha amahirwe abonye neza kandi ntabwo amucika. Nubwo ku ruhande rumwe ba Cynthia usanga Cynthia akunda ibintu ndetse agakunda n'ubukire, ku rundi ruhande agira umutima wo kwitangira abandi, ari abakunda ndetse n'abadakunda, cyangwa se agafasha umuntu ufite ikibazo kimurenze ndetse kinamukoze ku mutima. Muri kamere ya ba Cynthia ntihabamo kwigaragaza uko batari, gusa hari igihe baba barakaye bakakwereka ko barakaye ariko mu by'ukuri batarakaye, ahubwo ari ukugira ngo bakwereke ko udakwiye kububahuka. Cynthia akunda iki? Akenshi Cynthia ibyo atekereza mu buzima bwe bwa buri munsi ko atapfa kubigeraho, akenshi akunda kubigeraho bigashoboka. Ba Cynthia bakoresha amafaranga menshi cyane mu kwiyitaho. Mu rukundo Cynthia ni indahemuka, yishimira gukundana n'umugabo umwe. Arafuha cyane ku buryo ashobora no gushoza intambara igihe haba hari undi wegereye umukunzi we. Cynthia akunda kuba yakora ibintu bigaragara ndetse bitanga umusaruro ugaragarira abantu. Imirimo akunda gukora ni ijyanye n'icungamutungo, icungamari, ubucuruzi, mbese ikintu gituma akora ku mafaranga kenshi. Ibindi ni ibijyanye n'igisirikare, amategeko, siporo n'ibindi bijyanye n'itangazamakuru. Akunda cyane ibijyanye n'ubugeni kandi ntakunze kugira abandi bantu areberaho kugira ngo ashobore akazi ke ka buri munsi. Bimwe mu byamamare byitwa amazina nka Cynthia harimo Cynthia Nixon, ni umukinnyi w'amafilime ndetse n'amakinamico. Harimo Cynthia Umurungi, uyu azwi nka Ginty, ni umunyamakuru kuri radiyo ya KFM yo mu Rwanda. Hari Cynthia Cooper Dike, nawe ni umunyamerikakazi, yahoze ari umukinnyi wa basketball. Abenshi bamufata nk'umukinnyi wa basketball w'umugore w'ibihe byose. Niba witwa Cynthia, watubwira niba usanze bihuye n'ibyo wabonye ndetse n'ibyo twumvise byose biranga Cynthia. Turabashimiye. Na Rusavalence TV, njyewe na Revalence, Imana ibarinde. Ba Cynthia mwese ndabashuhuje.